Kameni. Go Kameni terekamo abafana bariyo muri ndashaka kumva amajwi yanyu muvuga ati oreyo ku minota 27 rero ifunguye amazamu kuri Stade Amahoro n'ubwa mbere aya mateka agiye kwandikwa muri iyi stade kuko biragaragara ko stade yakubise yuzuye abafana bambaye ubururu n'umweru abafana ba APR nabo bambaye ubururu n'umweru bamwe bahise bavuga ati twe tugiye no kuva kuri APR tugiye kujya twifanira Rayon Sport kimwe Gor Mahia igitego 0 uko ko ubona ko ni match igiye kuza kugora Gor Mahia ni match ubona ko Rayon Sport iri gukina neza yirinda gukora amakosa make kugira ngo irebe ko iyi match yaza kwitahana igatahana zira miliyoni 45 z'amanyarwanda bavuze ko ikipe igomba gutwara iki gikombe igomba kwegukana $30 mu manyarwanda ni miliyoni zigera muri 45 urumva ni ibintu byiza cyane kuko ikipe ya Rayon Sport yaherukaga igikombe cya Sekafa mu 1998 ubu rero iki cyari cyo gihe ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kwegukana iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup igiye mu 1998 Sekafa ntabwo yitwaga Sekafa Kagame Cup yatangiye guterwa inkunga na Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka wa 2012 rero iki cyari cyo gihe ngo abarebe berekane ko ikipe yabo ari ikipe ikomeye berekane ko bashobora gukora ibintu bidasanzwe uyu mutipe bita Kameneyi ni umutipe muzima ni umutipe uri kubona ko ari gutanga ikinyuranyo muri Rayon Sport abantu mwarebye iyi Sekafa Kagame Cup mwarebye imikino ye Kameneyi ni umusore mwiza uri kubona ko uruhande rwa Rayon uruhande rw'iburyo ni uruhande ruzatanga akazi muri iyi shampiyona 2026-2027 uruhande rwa L3 tugombe turwitege ndabona ikipe APR FC ifite ibibazo by'uko iza kubura abafana ndetse ikagira n'ibibazo by'uko izagitsindwa buri munsi Rayon Sport nta guhagarara ni non stop nta kunganya no gutsinda gusa umukino wa mbere irawutsinze wa kabiri irawutsinze wa gatatu irawutsinze wa kane irawutsinze irongeye itsinze Gor Mahia ubona ko Rayon Sport yakaniye irashaka kwerekana ko ari ikipe ikomeye muri East African irashaka kujya muri CAF Confederation ifite icyo bita confidence abakinnyi baba baramaje kubona ko ari abakinnyi bashobora guhangana n'andi makipe ayari yose mu East African ni nabwo nta kintu kimwe kigiye gizute bateye ubwoba ukubona ko APR ntago irabona experience nk'iyo Rayon Sport ikuye muri iki gikombe